Itangazo rya NESA ngo iyi nkuru nziza ku banyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta, ubwo ndavuga abari P6 senior ndetse n'abari senior 6 bitegura gukora ibizamini bya leta. Mu by'ukuri ni itangazo NESA imaze gutangaza akanya rireba abanyeshuri, abarimu, abadirecteri ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri mu by'ukuri bitegura gukora ibizamini bya leta mu mwaka turimo 2026. Mu by'ukuri ni impinduka nshyashya ku bijyanye n'ibizamini bya leta ku banyeshuri bitegura gukora ibizamini. Mu by'ukuri ni itangazo NESA imaze gushanza aka kanya z'impinduka ku bizamini bya leta cyangwa se ku banyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta. Mu by'ukuri hari impinduka nshyashya cyangwa se uko mwari musanzwe mukora ibizamini bya leta ntago ariko muzongera kuba mwakora umwaka turimo cyangwa se mu mwaka wa 2026. Ni impinduka nshyashya zireba abanyeshuri, by'umwihariko niba uri umubyeyi w'umunyeshuri witegura gukora ibizamini bya leta. Mu by'ukuri izi mpinduka nawe urasabwa kuzumva kugira ngo wumve koko mu by'ukuri ibyo NESA ishaze kuvuga cyangwa se niba mu by'ukuri izo mpinduka nshyashya zitazagonga uwo mwana wawe gusa. Mu by'ukuri nawe niba uri umunyeshuri cyangwa se umudirecteur cyangwa se umurezi, nawe zino mpinduka nshyashya zigiye kuba zaba kuri mu by'ukuri muri umwaka wa 2026 ku banyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta muri umwaka. Nuko mu by'ukuri izo mpinduka nawe mu by'ukuri nawe urasabwa kubyumva kugira ngo ubashe kumenya izo mpinduka ugereranyije n'ukuntu cyangwa se n'abandi banyeshuri basanzwe bakora ibizamini. Mu by'ukuri rero haje izindi mpinduka nshyashya ku bijyanye n'uko abanyeshuri bazajya bakora ibizamini bya leta bya NESA, by'umwihariko abantu bitegura gukora ibizamini, by'umwihariko abari P6 senior ndetse n'abari senior 6 bari gushaka za diploma. Mu by'ukuri ni impinduka nshyashya zibareba. Ndagira ngo mu by'ukuri munyamire turebera hamwe izo mpinduka nshyashya NESA imajije kuba yatangaza aka kanya rireba abanyeshuri, abarimu, abadirecteurs ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri. Izo mpinduka zikaba zije mu by'ukuri NESA yitegura gukora cyangwa se ibizamini bitegura kuba byatangira mu by'ukuri hari mu gihe ari kubura igihe gito kugira ngo byibuze abana batangiye kuba batangira ibizamini. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa primaire, kuko primaire ari kubura icyumweru kimwe kugira ngo babashe kuba batangira ibizamini. Mu by'ukuri akabaje izi mpinduka nshyashya zitari zitezwe mu by'ukuri ku bizamini bya leta cyangwa se ku bantu basanzwe bakora ibizamini bya leta. Akabaje izi mpinduka nshyashya, nagira ngo turebere hamwe izo mpinduka nshyashya zibaje kuba zaza ariziye. Ese nta kintu zizangirizaho ku banyeshuri kuba izo mpinduka nshyashya zije ibizamini bigiye kuba byatangira? Mu by'ukuri ndagira ngo turebere hamwe izo mpinduka nshyashya, ariko mbere yuko tureba izo mpinduka nshyashya, niba uri kubona ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'angameza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. By'umwihariko iyi video no wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko mu by'ukuri rero NESA imaje gushiranze amatangazo. Mu by'ukuri rero ni impinduka nshyashya ku bizamini bya leta cyangwa se ku bantu bose bitegura gukora ibizamini bya leta. Ubwo ndavuga nyine abari muri senior 3, abari muri senior 6 ndetse n'abari muri P6 muri primaire bose bitegura gukora ibizamini bya leta. By'umwihariko bya NESA nyine bibavana mu mwaka umwe bajyana mu wundi mwaka. Mu by'ukuri akabaje izindi mpinduka nshyashya zigiye kuba zabagonga. Mu by'ukuri rero ibintu usabwa mu by'ukuri no kumva iyi video kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza cyane izo mpinduka nshyashya NESA ibashije kuba yatangaza. By'umwihariko rero si ibyo gusa turuza kubabwira, turaza kubabwira n'amatariki y'ibizamini bya NESA. Nubwo mu by'ukuri NESA yabashije kuba yabitangaza mu mezi ashize, ariko mu by'ukuri ku ndagira ngo tuze twibukiranye amatariki y'ibizamini bya leta cyangwa se ku banyeshuri nyine bitegura gukora ibizamini bya leta. Amatariki twongeye tuyabibutse kugira ngo neza cyane mubashe kumenya igihe ibizamini bizabasha kuba byatangira. Turahera ku ruhande rwa primaire tubabwira amatariki, kuko nuko ubibutsa mwari musanzwe muyazi, ariko nuko ubibutsa kugira ngo ubashe kumenya neza cyane, kuko niba utarayibagiwe cyangwa se utarashidikanyije ku matariki ubashe kongera kumenya amatariki muzatangiraho ibizamini. Turahera ku ruhande rwa primaire ndetse tusoreze ku ruhande rwa secondaire tubabwira amatariki y'ibizamini kuri buri ruhande ndetse n'igihe bizatangira ndetse n'igihe bizabasha kuba byasorezwa ibizamini bya leta. Ndetse tuzuze gukurikizaho n'izo mpinduka nshyashya NESA ibashije kuba yatangaza aka kanya nyine. By'umwihariko kureba abanyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta, ni impinduka nshyashya zitari zisanzwe zimenyere mu bizamini bya leta no kuntu abanyeshuri bazajya bakugenda bakora ibizamini ahangaha mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri banze babwira amatariki ku ruhande rwa primaire igihe bazatangirira ibizamini ndetse n'igihe bazabasha kuba basoreza ibizamini bya NESA ahangaha mu Rwanda. Ku ruhande rwa primaire mu by'ukuri bazatangira ibizamini bya leta ku matariki 7 z'ukwezi kwa 7/2026 muri umwaka turimo, babisoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7/2026. uko primaire ibikora iminsi 3 yonyine gusa bakabarangije ibizamini. Nibwo primaire rero izabasha kuba yasoza ibizamini ku itariki 9, zaba bitangiye kuri 7 ibisoze ku itariki 9. aho ni ku ruhande rwa primaire. No ku ruhande rwa segonderi ndikubona bazatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7/2026 bisoze ku itariki 23/2020 z'ukwa 7/2026 mu mwaka turimo nyine. Nibwo bazabasha kuba bana bo basoza ibizamini ku ruhande rwa segonderi, kuko babikora icyumweru n'iminsi cyangwa se ibyumweru bibiri bitewe na steroid cyangwa se combine zo bitewe n'abanyeshuri nyine. Uko niba wiga muri TVET cyangwa se wiga muri REB babigiye bitandukanye, ntabwo bagenda basoreza igihe kimwe gusa. Umubare cyangwa se n'itariki leta bagiye yagennye ku mubare ku bantu bose bagomba kuzasurizaho ni itariki 23 gusa. Nibivuze ko ari abantu bazasoza mbere zaho bakaba bashoje ibizamini gusa. Kuri ubu ngubu nuko rero NESA ibashizeho gahunda yo kuri 23 bagomba kuba bashoje ibizamini bya leta bose.
mu by'ukuri nesa ikaba yongeye gushira hanze cyangwa se ikaba yongeye kumenyesha abanyeshuri mwese ko ibizamini bya leta byoho by'umwihariko bizaba byoroshye, ntago ari ibizamini bikomeye ugereranyije n'ibindi bizamini byose byabashije kuba byakorwa, kuko bivuga ko mu by'ukuri ibi bizamini bya nyuma cyangwa se iki kizamini cya nesa cya 2026 aricyo kizamini cyoroshye, kizaba cyoroshye kurusha ibindi bizamini byose nesa abashije kuba yategura. Ivuga ko mu by'ukuri bino bizamini umunyeshuri uziga neza cyane agashiraho imbaraga azatsinda neza cyane ku kigero kiri hejuru, kuko bino bizamini ngo bya nesa nibyo nesa ibashije kuba yategura byoroshye kukirusha ibindi bizamini byose abashe kuba yategura. Urumva abanyeshuri mwese muri kwitegura, mushireho imbaraga, mushireho umuhate kugira ngo muzabone amanota ashimishije. Ikindi kintu nesa ikomeje kugenda yibutsa abanyeshuri mwese mwitegura gukora ibizamini cyangwa se n'abarimu n'abadirecteurs ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri, by'umwihariko abanyeshuri murabizi ko hano mu Rwanda mu by'ukuri muzi ko hariho gahunda y'uko umunyeshuri agomba kuba afite byibuze amanota 50 kugira ngo abashe kuba yakimuka. Niyo gahunda nayo irahari ku banyeshuri mwese mwitegura gukora ibizamini bya nesa. Ubwo ndavuga muri primaire ugomba kuzaba ufite amanota 50 kugira ngo ubashe kuba wajya muri secondaire mu wa mbere. Ugomba kuva muri primaire ufite amanota byibuze 50 kugira ngo ubashe kuba wajya mu wa mbere. Ubwo nutabona uzajya gusibira. Niyo gahunda nesa yabashije kuba yashiraho ndetse mumaje no kuba mwabimenyera ahangaha mu Rwanda. Nawe mu by'ukuri nawe wiga muri senior siri ushaka kujya muri mu wa kane, nawe icyo usabwa no gukora cyane ukabona amanota 50, kuko nutabona tena uzajya gusibira mu wa gatatu maka ubonye amanota 50 akuvana mu wa gatatu akujyana mu wa kane, kuko muri ibintu bimaje kumenyerwa ahangaha mu Rwanda ko abanyeshuri mugomba kuba mufite amanota 50. Si imwe gusa, kuko n'abantu biga mu wa gatandatu bitegura kubona za diplome cyangwa se bari gukora diplome bashaka kuba humanité, namwe icyo musabwa nta kindi no gushaka diplome y'amanota 50, kuko nujya munsi y'amanota 50 tena uzojya gusibira mu wa gatandatu wongere ushake diplome maka ubonye amanota 50 akuvana, cyangwa se amanota 50 ni na diplome, kuko nta diplome yo mu Rwanda iri munsi y'amanota 50 ikibaho. Si nka bya bindi bya mbere byabagaho ya diplome y'amanota 10 uko ufite diplome. Kuri ubu ngubu rero amanota 50 na amanota menshi cyane, urumva bisaba gushaho imbaraga n'umuhati mwinshi cyane kugira ngo mwige cyane ndetse mubashe kuba mwatubona amanota ashimisha ndetse mubashe kubona diplome nziza cyane ushobora kuba wajyana ku isoko ry'umurimo byibuze ukavuga ko ufite diplome nziza cyane cyane. Mu by'ukuri rero nese ikomeje kuvuga ko umuntu utazabona ayo manota wese agomba kuba yajya gusibira amaka abonye amanota 50 amuvana mu cyiciro kimwe agenda mu kindi cyiciro. Urumva ko rero mu by'ukuri ni ibintu byo kwitonda n'abantu mu kubanyeshuri mwitegura gukora bino bizamini bya nesa. Murumva ko mushiramwe imbaraga nyinshi cyane cyane, by'umwihariko ibi bizamini murabizi ko biri gukorwa bya nesa. Murabizi ko mu musanzwe mubimenyereye, muzi ko nesa iri gukorwa impinduka zabayeho nyinshi cyane ahangaha. Murabizi ko mu Rwanda abanyeshuri ntabwo bagikora ibizamini nk'uko byari bisanzwe bimeze mu myaka 2 ishize, kuko kuri ubu ngubu nuko abanyeshuri bari gukora ibizamini bya leta, bari kuba bakora ibizamini bagahita akaba ari ibizamini section A, B na C, ariko ugasanga muri section A na B harimo no guhitamo no gucuzinga cyangwa se no kumacinga. Ubwo abanyeshuri bo basanzwe babizi, n'abarimu n'abadirecteurs mwese musanzwe mubizi, aho uyu nyine section A yari uguhitamo na B nawo ugasanga no gucuzinga multiple choice muri rusange. No section C ugasanga no byibuze ari gutora nk'ikibazo kimwe cyo kuba bakora kugira ngo bibashe kuba byabafasha, kuko murabizi ko mu myaka ishize 2 abanyeshuri bakoraga ibizamini ugasanga kuva kuri section A kugera kuri section C byose ni ibibazo byo gukora, nta kibazo cyo gutaruka cyangwa se nta kibazo cyo gucuzinga kirimo, ahubwo ni ibibazo byose byo kuba wakora. Mu by'ukuri ugasanga byagenaga binaniza abanyeshuri, aho wasangaga umunyeshuri yananiwe cyane ugasanga kongera kwiga biri kumugora, cyangwa se kuba yafata ibintu ugasanga biri kumugora bitewe n'ikizamini yakoze kinimunaniza mu mutwe, ugasanga ntago biri kuba byaba neza cyane kuba ya refreshinga, kuba yakongera gutangira gukora ibizamini neza cyane nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe. Kuri ngo rero mu by'ukuri rero nese ikaba yongeye gushaka iyi gahunda y'uko abana bagomba kujya bakora multiple choice bagacuzinga ikibazo cya nyuma kuri section C ya nyuma, akaba cyo nyine ikibazo cyonyine bakora cyane. Ndabashimiye twabanje kuva iyi video itangiye kugena irangiye muri abantu bagaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kura like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikeneye kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu, by'umwihariko ni kuri Rwanda Update News. Kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Rero byayitangaza ndetse imaje gutangaza kumenuka nshyashya ku bizamini bya leta ku banyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta mu mwaka 2026 ndetse n'imenuka nshyashya ku bizamini bya leta.